Umva neza ubutumwa bw'Imana ibigushakira buri munsi. Wigenda utumvise iyi nkuru, kuko Imana ihora ikomanga ku rugi, ku mutima wawe n'ahandi hose uherereye, kugira ngo ibyo bibi byose wirirwamo ibigukureho, nabo bakwirukaho bashaka kukwangiriza ibagukureho. Kurikira ubundi usobanukirwe neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni iki? Ubu ugiye gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana. Ni kenshi mu nzozi turota, tukumva ibintu bibi, ibintu byiza, ibishimishije ndetse n'ibibabaje tubonera mu nzozi. Twibuke ko ari Imana ibishaka kutuganiriza. Iyo ngo ari ikintu kibi cyaje mu nzozi, ni ukugira ngo ikwibutse neza ko icyo kintu ugomba kugisengera, kikareka kukwirukankaho. Iyo ari ikintu cyiza nacyo, ukwiye kubona umwanya uhagije wo kugisengera, ubundi Imana ikakiguhereza, ikagikwaturiraho. Ibi si byo binzanye, ahubwo tuje gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana icyo ari cyo. Aha ni kuri Hot Word Entertainment, njye Didepa 250. Mbere na mbere reka twumve icyo Bibiliya ibivugaho. Ubusanzwe amagambo ijambo ry'Imana asobanura neza ubutumwa buturuka ku Mana, nk'uko tubisanga muri Luka 11 umurongo wa 28. Ariko hari inshuro nke usanga amagambo ijambo ry'Imana cyangwa jambo yerekeza ku muntu. Reba neza mu Byahishuwe 19 umurongo wa 13 no muri Yohana 1 umurongo wa 14. Ubutumwa buturuka ku Mana. Akenshi abahanuzi batangazaga ko ubutumwa bavugaga ko ari ijambo ry'Imana. Urugero, iyo Yeremiya yatangiraga guhanura, yaravugaga ati, ijambo rya Yehova ryanjeho. Twibuke neza ko biri muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 4, 11 ndetse na 13, no muri 2 umurongo wa 1. Nanone mbere yuko umuhanuzi Samweli abwira Sawuli ko Imana ari we yatoranije, yaramubwiye ati, hagarara nkubwire ibyo Imana yavuze. Samweli wa mbere igice cya 9 umurongo wa 27. Izina ry'umuntu. Nanone Bibiliya ikoresha jambo. Jambo yerekeza kuri Kristo cyangwa se Yesu Kristo. Haba igihe yari mu ijuru ari ikiremwa cy'umwuka, n'igihe ari ku isi ari umuntu. Dore impamvu. Ijambo yabayeho mbere y'ibindi biremwa byose. Mu ntangiriro ijambo yariho. Mu ntangiriro uwo yari kumwe n'Imana. Yohana wa mbere igice cya 1 umurongo wa 2. Yesu niwe mfura mu byaremwe byose kandi yabayeho mbere y'ibindi byose. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 13 kugeza ku wa 17. Ijambo yaje ku isi ari umuntu. Ijambo yabaye umubiri, abana natwe. Yohana igice cya 1 umurongo waho wa 14. Kristo Yesu yiyambuye byose amera nk'umugaragu, maze amera nk'abantu. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Ijambo ni umwana w'Imana. Intumwa Yohana amaze kuvuga ko ijambo yabaye umubiri, yakomeje agira ati, twabonye ubwiza bwe, ubwiza nk'ubw'umwana w'ikinege akomora kuri se. Yohana 1 umurongo wa 14. Nanone Yohana yaranditse ati, Yesu ni umwana w'Imana. Tubisanga muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 15. Ijambo afite imico nk'iy'Imana. Ijambo yari Imana. Tubisanga muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 1. Aha ni muri Bibiliya yera cyangwa se Bibiliya ntagatifu. Yesu niwe shusho y'ikuzo. Cyane cyane Yesu niwe shusho y'ikuzo ry'Imana.
kandi niwe shusho nyakuri ya kamere yayo. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Ijambo ni umwami. Bibiliya ivuga ko ku mutwe wa jambo ry'Imana hari amakamba menshi. Tubisanga mu Byahishuwe igice cya 19 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13. Nanone ijambo yitwa umwami w'abami n'umutware w'abatware. Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 16. Yesu niwe mwami w'abami n'umutware utwara abatware. Aha tubisanga muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 14 kugeza ku 15. Ijambo ni umuvugizi w'Imana. Izina jambo rigaragaza nyiraryo, ni ukuvuga uw'Imana ikoresha itanga ubutumwa cyangwa amabwiriza. Yesu yavuze ko yashohoje iyi nshingano igihe yavugaga ati, Data wantumye niwe ubwe wantegetse icyo nkwiriye gutangaza n'icyo nkwiriye kuvuga. Kubw'ibyo rero ibyo mvuga uko Data yabimbwiye nanjye niko mbivuga. Yohana 12 umurongo wa 49 kugeza ku 50. Iri ni ijambo ry'Imana twumvise uyu munsi. Wasanga wahisemo gukora skip ugahitamo kwikomereza, kandi harimo ubutumwa bugukwiriye kandi ukwiye kumva bukagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kurikira Hold What Entertainment, tuzatugezaho bimwe mu byo ukwiye kumenya cyane cyane ibyerekeye ijuru. Ciao ciao. Ngende Dempa Tufi.